Uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku makuru twagiye tunyuza hano ku nkumbu rwa Plus TV, wari umuhango wo guherekeza bwa nyuma ndetse no gushyingura mu cyubahiro inshuti yacu, umuvandimwe wacu, mushiki wacu ndetse akaba umugore wa Eric Ayinkamiye Liza. Uyu nguyu akaba murumuna wa Bahavu, uyu nguyu wamenyekanye muri sinema nyarwanda. Uyu mugoroba rero nibwo umuhango wo kumushyingura mu cyubahiro wabaye kuri iyi tariki 6 z'ukwezi kwa munani, ni mu irimbi rya Rusororo nk'uko byari byatanzwe kuri gahunda, kuko kuva ku isaha y'isa 9 kugera ku isaha y'isa 10 ari ugushyingura mu cyubahiro uyu mwana w'umukobwa. Ni umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka w'1998, byumvikane ko yari yujuje imyaka 28 y'ubukure. Yari akiri muto cyane rero. Uyu munsi nibwo yaherekejwe mu cyubahiro. Mu guherekezwa mu cyubahiro rero hari ibyamamare bigiye bitandukanye byagaragaye biza gufata mu mugongo, yaba abaziranye na Liza, abaziranye na Bahavu, abaziranye na Freri, abaziranye n'umuryango ndetse n'abagiye bamenya iby'uru rupfu ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari urupfu rwavuzwe cyane by'umwihariko mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda, by'umwihariko itangazamakuru ryibanda kuri murandasi cyangwa kuri interineti. Uru rupfu rukaba ariho rwavuzwe. Mu byamamare bigiye bitandukanye byitabiriye uyu muhango wo guherekeza ndetse no guha icyubahiro uyu mwana w'umukobwa, harimo nk'umukobwa umaze iminsi ari trend uri kuvugwa cyane. Uyu nguyu akaba ari Nyambo Jessica cyangwa Miss Nyambo, akaba yagaragaye mu gisata cy'abakina filimi, ndetse inyindi Aisha cyangwa Aisha nawe wamenyekanye muri filimi, nawe akaba yarahari. Uwo bita Kiramani, uwo bakunda kwita Daddy, nawe yarahari. Abanyamakuru bagiye batandukanye bari bitabiriye uyu muhango. Chita Magic cyangwa Julius akaba yari yitabiriye uyu muhango wo guherekeza ndetse no guhahereza icyubahiro Liza Ayinkamiye, ndetse umunyamakuru Babu Rwanda ufite sheni ya Rwanda nawe akaba yarahari uyu munsi kugira ngo aherekeze uyu mukobwa cyangwa uyu mwari. Mpamvu ndi kumwita umukobwa nuko yari akiri muto, ariko n'umumama usize umwana muto, dore ko uyu mwana asize ari nawe wamushyinguye. Muraza kugenda mubibona nk'uko twakoresheje amafoto. Ntabwo byatworoheye gufata amashusho, ariko amafoto yahariye i Rusororo yose turayafite uko umuhango wagenze. Rero n'umuhango witabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibyiganjemo sinema nyarwanda, akaba baje gufata mu mugongo. Ubwo no kuvuga abo babanye na Bahavu ndetse na Liza nawe yigeze gukora muri uyu mwuga wa sinema, nubwo atabitinzemo cyane ariko yarabikoze. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi ubona ko mu bantu baje kumuherekeza harimo nabo mu gisata cya sinema, itangazamakuru, abanyamakuru ku mpande zombi bari bahari. Gerard Mbabazi waraye unayoboye umuhango cyangwa umugoroba wa nyuma wo kwizihiza ubuzima bwa Ayinkamiye Liza, nawe yarahari, n'abandi bagiye batandukanye nk'uko muri kugenda mubibona muri aya mashusho turi kugenda tunyuza ahangaha. Bakaba bari bitabiriye uyu muhango wo guherekeza ndetse no guhereza icyubahiro Ayinkamiye Liza. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse.
yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. Araruhutse, tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse. Nimuhumure, mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. Araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye,
asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhutse mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa bw'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ubuzima bwe n'ubutumwa igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu tuzamurizwa na Kristo tuzahumurizwa na Yesu dutandukanya nawe abandi bantu bose uretse bari kuri uyu murongo hanyuma hano nubwo bari
gusezera nyine imbamutima zitari controlable ariko turaza kuzisunika nta